babo baratotezwa, bagatukwa ndetse bakanakubitwa. Nta nshuti bagira muri rubanda, bafatwa nk'abadafite icyo bamaze. Ku ishuri iyo bangwa na bagenzi babo bigana kandi bakababaye hafi, babahora ko batavuga, batumva ndetse batanabona, nyamara barashoboye. Ese bakundwa? Yego nibyo, barashoboye kandi ni ishema ry'u Rwanda. Ni ibiremwa byahanzwe na Gihanga. Muri inshuti zanjye. Nyirane! Umugore sikawuti ndi mwaka n'Imana. Nyirane! Wambwira ngo izi saha uzigeze. Ubu wena nyoko mufite ikihe kibazo? Uri nyoko ubundi wowe uburu wanje. Uburu wanje. Wowe warampombeye. Kokoze ntabwo nari nzi ko nabyara umwana nk'uwo. Byagenze bite kuvuga nabi? Byagenze bite? Ubu ntasanga ndamusanga ibuni sange ndaranje. Byagenze bite se nidutetse? Ihangane ibyo bizi. Mwatota amabuye se cyangwa ihangane nuko ariko nawe ntukagwe nabi. Bavuye ahangaho mu gatuye. Hari ikibazo ufite? Abana sare kosa bakoze. Abana ba ariko za mwakoze batwiriwe nyazazo naduka dusuza ko. Wumva ko umwana kwibukije kandi nawe ugiye kubanka yoko. Yari kumwana ijya kubwira nibyo ntago ari ukubankanya. None se reka mubwire usibye ko uje uvuga nabi hari ubundi tutasuhuza. Reka mubwire baya niriwe se nakajumbe kumande kuri ngabo mwiza nk'ubuyuza y'umwuka mubi mu rugo. Ajya uyu mukobwa we banze ahubwo se mbwira Serutoke wa Muhozo ngoga abanyamaganga. Uriya mukobwa wamaze iki? Undi uriya n'uwanjye. Mwana ntabwo ari uwawe n'abantu bose ntibabireba ko musa. Se mbinzwe nka kuriya. Rero wanjye n'uyu. Je ntabwo nigeze mbyara umwana utavuga. Mama we. No muri famille yacu. Nawe. Ariko rero kuba atavuga ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo rwose. Cyane ko mwishura atsinda. Bishijya bizakinzanira amazi niwe. Twagitumbe mu rujanga rwatoweshaje. Bwira umwana neza. Bwira umwana neza. N'amatwi yacu ntabwo kicumva. Bona ruvuga kitavuga no gutumba byabaye bibazo. Shami yenda uzana amazi. Yuzana amazi yo kunywa. Cyane cyose ntabwo. Bwira umwana nabi ngo kiriya kintu kiriya nticyumva. Ibi bintu baranabifungira. Si cyawe se barabifungira. Kandi rero rwose shaka ko cyo terabwoba hano sha mu rugo kwa Cogoza ibyo ntabwo bijya birana. Ako se unzagira nte koko kutoteza umwana ari we wamubyaye wakabaye imushyigikira. Uyu mwana uramuhora iki koko? Okay, rimwe kabiri gatatu genza n'ibyo nirije. Ihangane ndebe ko bihiye. Ndaje. Hakundi mwateta amabu. Ihangane ndaje ndebe ko bihiye ndaje. Kuma mushaka kunyicisha inzara ngiye wowe wabihaje. Ese ugabanye wowe wahaje wenyine nagucira. Ndaje. Cyane ibiryo nirire yereka koko. kugira ngo turebe ibushize uko bimeze. Ikibazo cya mbere
tanga imigani y'imigenurano ibiri unayisobanura. Urayishakira iyo migani nurangiza unayisobanura. Imigani yose ufite icyo uvuze urashaka isobanuro ryawo kandi byimbitse. Ikibazo cya kabiri, sobanura icyatsi. Sobanura uruhimbi. Nk'abantu biga ubuvanganzo bitwara ariko ngira ngo rero ko mu kibyiruka cyangwa se niba ari ngombwa ko tuzabisubiramo. Icyo ni cyumvikana? Ufite ikibazo? Okay. Niba ntawe rero reka yewe barekere umukoro bwo mutangirira mu ishuri niba mukorera mu rugo nta kibazo cy'ingenzi duhure ejo mwese biri ku rupapuro. Murakoze cyane. Turagukunda. Murakoze nanjye wakunda. Urabona asize umukobwa tugomba kuba twabasore ikigenda turebe nanjye mugende mugira ubwo mu nyungu wese dufashe urabizi ako kuri umuswa wagira bakiyongera. usomere se basi kumuri ufite ubwoba bwo Rwanda nakubwiye sabwa igicucu ari igicucu igikorwa cy'ibitekerezo sinzi azakire chef andika gutoya bana abashye bari byense basoma cyane chef rata kuraje muri bakoresha ibirarabimwe Ako se wagira ko uwo yapfiriye abakosore tega gukosoresha akanyoni katagurutse amenye ubweza sha asha usubire kwiga mu wa mbere usubira mu wa mbere kuko bweze ubwo nuba byahisha umwaka kabisa sidozi wajya usoma neza cyane ko se mwa nyoko yaraje ubwo afite umuhungu ntabwo ni igicucu nise murusha ukuntu asoma akariho karavuga ko ari n'umwana wawe ntawe asebase irigire wangu ngenda gusa niga muri twere kandi bakunda kwiga muri twere uwa mbere uwa kabiri neza ajya mu turi kumwe na Arisa
nje kukureba numva byandenze kwihangana byananiye ubuzima buje kukureba nuko nziko wanyinira ati ukangeza kuri uwo mwanya omari we ubwire teta omari ndamukunda noneho kwihangana uno munsi byananiye niko gutekereza nyine kuza kukureba umva mubwire teta semana yanjye ntega bikanga nkaba ngiye gusoza ndi umuswa ako shami wenda ntacyo ukanze mwifashishe ukamwifashisha byibuze wenda hari akantu nanjye nazasohoka kugira ngo nzasubire muri tuwere shema ariko azabifashamo nze mwegirire inshuti byamfasha kwiga byibuze wenda ndebe kuri literature nazayitsinda iyo natsinda literature n'ikinyarwanda icyongereza kikananira wenda basi nazajya nanjye diplome nzima aho kugira nzagaruka ngaha noneho uriya muginga ngo ni Damas sinazamukira ibintu bikomeje kugorana pe nubwo atazi ubwenge bwe ariko nyine ntabwo yakwemera we ntabwo uri umunsi nagize amahirwe yo kuganira n'ibyo ngaho ko umva saho mari nanjye nsigaye nyine numva ndamazi muri iyi minsi nyine ndi kumva ndi kumushaka ndi kuba ndyamye nkamurota ndamugana Damasi nyine kiriya gihugu kiresha kuriya kijyana imico kiresha kuriya uzi imifungo aho bafite imifungo se bivuze ko umeze kuriya abuze agakoma ka mu gitondo se ngiye kuzajya kurira ndenda kumwenya nawe nyine umukurikiye ibyo bice ibice ariko mari n'ubundi ndamukunda pe ndamukunda ubona Damas yakugeza koko turetse neza ubwo atangiza usuriya wamukana here n'iriya misatsi nubwo nshaka kwiga azi iminsi itsindwa nawe urabizi gusa wambaye tashamiye akazi kanafasha kwiga ntabwo muri siko maze iminsi itsindwa ndiga byanga badamana n'abazi umunwa w'ibitari baba bashyizemo ntabwo bibakundira nyine nawe kandi nawe ni nkanjyanga ariko ntashaka kwishaka gusa nyine wamunsabira akazi kagisobanura basi ndabitice mu kinyarwanda ntabwo bazatsinda nyine basi mubwira yicare noneho kandi tube twiga none se wamumbwiriye akansobanura kuri ya novo yitwa Izuba twanditse samari yayo ya samari cyari yatwaye ibyo nanjye nibyo mba numva nshaka buri gihe Damasi ndamukunda ahubwo nyine wowe byemere cyangwa se shaka kuri Imana yamwinyinshi uzi yazi kuba avuga n'ubwenge afite
kumwigisha oya yarimo aramwigisha asa nawe mbajije ariko se ko umva mubwire rero shumba barira ntabwo ari twaza nsubiza urimo basa ko musobanurira ikiri kubaza umuntu uzi ko atari gusubiza nyine ceceka byo ni ikibazo cyane ako ntabwo wakitwaye gutya unase kubizi ko atagusubizamo nako nyine nta nubwo yanansubiza ese muri gukora iki nyine dore bagushyize rega hagati yabo not a problem you have ntabwo se uri kubona ibyo ngiye ndimo ndababaza turimo turamufasha akora ukitware gutyo asubura basezeye icyo wabaretse icyo wabari kukwifuza ukabyemera natwe turi kwiga ugeze mu ishuri ntabwo atsinda neza none unaza no kunyigisha nibuka ndetse nta bigira of course bakagusobanurira mu ishuri hano hanze wajya ugeze ugiye nkagusobanurira aha akanzu ka nawe inyange hano oya nagusobanurira bayagira akabari nta kuntu wabimbwira se boston sho sinzi ntabwo nabikomeza ariko njye kariya gakobwa karakwirebeshwa mu ishuri njya mbona kaguterekeye amaso rega ase atereka amaso abizi afite ubumuga ntabwo ngo ni gute umbwira ngo atereke amaso gusa nta nubwo nibaza ikintu gituma akitinga gutyo njye ntabwo mbizi mbese nyine kumwitwara itimanzi imura nabi kuba atabasha kuvugana mu mpamvu azabone profit yo kuza kwiyegereza se ntabwo nyegereza kubona gusa njye icyo mushaka ni ukwiga niyo kuba amaso yanjye oya gira kana hari abantu benshi bagusobanurira batari ase basi nakubwira ngo wimbwira utamfata ase ubona nk'uko ufasha bigutwaye iki nyine ntabwo wimbwiye utamfasha wese ugenda basi kariya gakobwa yagiye kumwigisha kandi njye biramubaza uriya se kariya ntabwo uzi ko afite ubumuga ese kuba atabufite ni ngombwa ngo aza kwikuruzaho ariko ukikumva ntabwo nta kintu mutushobora kandi noneho okay kubera ko atabasha gutobora ngo akubwire impamvu aza kwiyegeshwa azana ubukayi gusa wageze arajya ngagusobanurira iriya nshuti yawe agenda urabizi nk'umusemu kandi nta kintu kindi hari iyindi reaction ubona nyuma y'ibyo yo kwiga mani nyine nawe sinzira kubona naguhereza izi excuse zose asibwira ko kariya gakobwa mutazaza kuvugana deko umuntu unyigisha se uzanyigisha ntanakwigisha ariko tubizi wanyigisha kujya iki n'iki ntabwo ntabwo nshaka kwiga mani gatsinda gusa uzishimira kubona nsohotse ndutwa na wa muntu utarigezeho ibyo si bizabaho gute okay noneho reka njya kwigisha mpari nansi katuvugana sibyo reka niyigiye mu matayemu niyigira abana ejo bundi negizeta ubwo rero ntabwo nyine nishimiye kuba nasohoka ese kuba yakwigisha mpari ni ikibazo so ntabwo ari ikibazo nanjye okay nanjye ngo ajya dusobanurira ikibazo urimo uranirarereje nuko mugasaya gusa ubwo urakomeje nansi nyine ajya dusobanurira nansi nise nk'utwaye iki ese basi nansi uzi ko turi ku ishuri nise ku ishuri utwaye iki ubuse prof atubonye cyangwa ni materi wenda si n'ibyo byo kuvuga ngo perefe ngo iki cyangwa profe ariko natwe tujye twesha agaciro ubuke ko ndi ntabwo bari gusaba njye reka tugenda kuri konsi gasubira ibyo ariko byegeye muri refe ndebe ko bimeze amasaha yagisubire yose ndakurindira ariko niba ufite igihe cyo guta nta kibazo ku bwawe nzagenda usona akenda kumena amatwi wowe uribye
amakuru byawe amakuru ni meza aha naheze uje hano hano si wowe washami nako anatse hano kuba sinabasha uje kureba se hano si ko bose twigana ariko nanze yambwiye ngo wabona ahangaha burinze nkajya ku gipangu gifite ibirahure yari yambwiye ngo ni hano nyine murapanga iki se wase wari kuneshereza umwana jewe ya ugatuma atagira amanota meza naje kureba ikaye yanjye yatwaye ku wa gatanu aragutwaza se nta gikapu byaje gutwara nose ko yari yitwaye agiye gusubiramo yinjire ubundi se arimo injira se nyine rikingiro ukareba se ndareba ibyo basi ujye wiga ikinyabupfura no ku ishuri bajya bakwigisha ikinyabupfura hano ukuntu wasona ukajya kumvura hejuru kandi ukumaho ukaza kumukungurira ntakimubwira nzane nanjye nigendere nta kibazo nturenga nansi nansi gore baragwira ushobora ngo uri abe rwose ngwino usobanure birangije hariya ngo bafashe gufata wigana abantu bose muri hariya ca hano yasa ca dore ntangira ubuzuzana ikayi yayo hano kugira ngo ugerere turigana higa cyakora